Ndi mu nzira ntaha mvuye kwa Gaston, nahamagaye Mutoni kuko yari inshuti yanjye kandi twaganiraga buri kimwe cyose tukanagirana inama. Nk'inshuti yanjye nifuzaga kumubwira ko njye na Gaston tugiye kubana, kugira ngo ntazabikora atabizi akazumva ngo nararongowe, wenda akaba yanatekereza ko ntamubonagamo inshuti nziza nshobora kubwira amabanga yanjye. Anyitabye yahise yumva nkiri mu nzira ntaha, ambaza niba ari byo, mubwira ko ari byo. Yahise ambaza ati, kuriya ugenda ijoro se Sora, ubu koko uhuye n'abagizi ba nabi, wari ukiri kumwe n'awa mumotari wawe? Imana irandinda muto, naho ubundi natindanye nawe twari tukiganira. Ubu si iyo uraraho kurara ugenda Sora, ko watinze se ubundi? Ubu mwari mukiganira ibiganiro bisanzwe cyangwa uyu munsi mwanageze no ku ngingo? Oya, sinakora iryo kosa muto, ahubwo sha rero bya bindi twahoze tuvuga ndabona bigiye kuba impamo pe. Ibihe se Sora? Bimwe twahoze tuvuga byo kubana. Utambwira ko wavuyemo byemeje? Rwose niyemeje kumubera umugore muto, n'ubundi kandi ngo uzaheka ntumwicishe urume. Nta mpamvu rwose yo gukomeza kubaho nabi kandi ushobora kugira icyo mufasha. Erega ndumva byakomeye. None se urashaka kumbwira ko mugiye kubana? Ntabwo ndabyumva. Icyo utumva se ni iki muto? Nyine ngira ngo nari nakubwiye ko ndi buceyo nkareba uko ameze. Bari babimbwiye Sora? Nahageze rero ntangira kumutegurira amafunguro nk'ibisanzwe. Aza no kugira ambwira uko yankunze, none yifuza ko namubera umugore. Ngira guza ukuntu abasore bamaze iminsi bantenguha. Singiye kukubeshya, njye ndambuye guhora nkundana n'abasore badafite gahunda. Mukundana uyu munsi, ejo ukumva ngo byarangiye. Ikizaba kizabe muto, n'ubundi ngo ntawe utinya inkuba ari munsi y'ijoro. Ariko si bwo urakomeje Sora? Ariko se muto, ubwo urumva ndi kuganira koko? Njye niko mbyumva. None se Sora, ushobora gukora ikosa ryo kubana n'umuntu utazi? Cyangwa wenda mwari musanze muziranye? Kumenya nabwo rwose ntabwo muzi, ndetse nawe nabimubajijeho, ariko ambwira ko icy'ingenzi ari uko njye nawe dukundana, ibindi atari ngombwa cyane. Ko shimye se ko ari uko wabyumva? Nawe nuko ubyumva Sora? Nanjye niko mbyumva muto, ko n'ubundi n'aba bose birirwa baterana hejuru, si uko rwose babanye bataziranye. Njye nabonye urugo rwubakwa n'Imana, si twe ubwacu. Sora, nibyo koko urugo rwubakwa n'Imana, ariko njye ntekereza ko hari icyo tugomba kuyifasha kugira ngo koko nayo idufashe. Njye ntekereza ko gutekereza ko Imana yagufasha wowe wigaramiye ari nko gutwara imodoka uhumirije ukavuga ko Imana iza kugufasha ntukore impanuka. None se ubwo uyikoze wayirenganya koko? Ko yo yaduhaye amaso ngo tuyakoreshe, natwe tujye twirwanaho idufashe mu bisigaye. Ubwo se ushatse kuvuga iki muto? Njye ntekereza ko wihuse mu gufata uwo mwanzuro Sora. Nibyo koko tubabaye abagabo, kandi ni na byiza kuba uwo musore afite gahunda yo gushaka kukugira umugore hakiri kare. Ariko nanone dukwiye gutekereza kabiri ku mpamvu zishobora kuba ziri kumutera kwihutira gushaka. Njye ntekereza ko ashobora kubiterwa n'uko arwaye kandi akaba akeneye umwitaho, akaba agiye gushaka umugore aricyo rwose yifuza ko yamufasha. Ese icyo kintu wigeze ugitekerezaho? Ese Sora, ni ukuvuga ko ari wowe mukobwa baziranye cyane ku buryo abonye ko ari wowe yagira umugore? Ese wasanga afite undi mugore wazabigenza ute? Rwose ko wari umwanzuro ukomeye, wakwihanganya ukabanza ukawutekerezaho witonze. Ese ubundi ngo muzabana ryari? Ntabwo ari kera, kuko ejo twari kuzajya kwipimisha. Njye rero ndumva mukwiye kujyana ibintu gahoro, ukabanza ukamenya ko agukunda by'ukuri. Ntupfe guhita ushakana nawe gutyo gusa, kuko ntumuzi kandi nawe ntekereza ko atakuzi. Ntibyashoboka rwose muto, umwanzuro namaze kuwufata, kandi ku bwanjye mbona ko nta kibazo kibirimo, kandi ku bwanjye mbona nta kibazo. Aha, Sora, ni uburenganzira bwawe.
gusa ku bwanjye ndumva mwihuze, ariko ubwo nyine urumva ntacyo bitwaye. Humura muto, kandi kuba tutaziranye ntibyatuma tutabana ngo duhuze, kuko n'ababyeyi bacu bagiye babana kandi bataziranye. Nuko ubitekereza, ariko siko biri Sora, kuko barambagirizwaga n'ababyeyi babo cyangwa inshuti z'ababyeyi babo. Babaga bazi ko uwo muryango urera abana bawo, bakaba bizeye ko nawe yarezwe neza. Ariko ibi bintu byarahindutse. Ubu se ko kera gushaka abagore barenze umwe byafatwaga nk'ibisanzwe, n'ubu niko bimeze? Ese ko kera kuba umukobwa yarashakaga umugabo ariko agasanga asanzwe afite undi mugore byafatwaga nk'ibisanzwe, n'ubu niko byagenda? Uko byagenda kose ntawe usimbuka urwandiko rwe muto. Niba Imana yaranyandikiye ko nzaruha, ubwo nyine ntaho ntabihungira, nzaruhe. Nyamara nubwo koko abakobwa tubabaye abagabo, twagagombye kujya dushyiramo ubushishozi. Ngaho nakubwira iki? Uzagenda urwubake muvandimwe, kandi wenda koko ushobora kuzabana neza. Icyakora bizaba ari bya bindi by'Imana, ntibizaba bitewe namwe. Mutoni numvaga mpangayikiye cyane, kandi rwose nanjye si uko numvaga ibyo yavugaga, ariko njye nari nizeye Imana n'uwo musore ngiye kubana nawe. Ngeze mu rugo, data yambajije aho mvuye muri iryo joro, kuko nari natinze. Babeshya ko natinze ku kazi kuko nari nkifite ibiraka. Ansaba kujya nibuka ko ndi umwari, ko nkwiye kujya ngerageza nkataha kare. Amaze kujya kuryama, nasigaranye na mama, dusigara tuganira. Naramubwiye nti, mama, hari umusore asigaye nkunda kandi arashaka kungira umugore. Umusore? Oh, nuko mwana wa. Ntiwumva noneho kumbwiye ijambo ryiza? Uwo musore ni uwahe? Yaje inaje gupagasa, ariko iwabo ni muri Ngororero. None se akora iki? Ni umumotari. None se ubona agukunda? Rwose mba mbona nta kibazo. None se nawe uramukunda? Nanjye ndamukunda. Gusa mama yambwiye ko nta bushobozi dufite, none yansabye ko twabana, ibindi tukazabikora nyuma. Ibiki muzakora nyuma se Sora? Nyine nko gusaba, gukwa, ndetse no guca mu rukiko. None se muzabana mutanaciye mu rukiko? Ubwo se n'ubushobozi mudafite, cyangwa hari ikindi kiri kubirukansa? Mama, ni ukubera nta bushobozi dufite. None se ntuzi ko bisaba amafaranga? Ndabizi rwose, ariko se ku buryo uwo mumotari nta bushobozi bwo kugucisha mu rukiko yabona? Ese niyo mwafatanya nabwo ntabwo mwabona? Niko Sora, aho ntiyaguteye inda? Nta nda yanteye mama. None muri kwirukanswa n'iki? Urashaka kubana n'umusore tutaranabana koko? Mama, rero umwanzuro twamaze kuwufata. Nabikubwiraga kugira ngo utazibaza aho nagiye, naho ubundi twamaze rwose kubyuzuza. Ejo tuzajya kwipimisha turebe uko duhagaze. Nzagaruka hanje kureba imyenda yanjye. Rwose munyihanganire. None se ko numva wafashe umwanzuro, wabimbwiraga ngo nkumarire iki? Kwari ukukumenyesha gusa, kandi muzihangane mumfatire amatungo neza. Kandi mama, mwarakoze kumbera ababyeyi beza, nanjye nzagerageza kubigana, abana banjye bazakure bashimwa n'ababazi. Solange mwana wanjye, ntugire ngo nuko ntifuza ko wubaka. Ndabyifuza rwose, ariko nanone ntewe impungenge n'iyo huti yanyu. Ubu se so nzamubwira ngo iki koko? Ubu se uzabura icyo umubwira koko? Uzamubwire nyine ko narongowe. Iryo joro naraye ntasinziriye, ntekereza niba koko nkwiye kubana na Gaston. Umutima ukomeza kumbwira ko rwose nkwiye kubikora. Muri Bibiliya hari ijambo rivuga ko nta gishukana nk'umutima. Ubu nibwo mbibona. Nasanze imitima yacu ahanini nayihengamira ku byifuzo byacu. Niba wifuza kubana na runaka wamaze kubyemeza,
n'umutima wawe uzakubwira ko rwose nta kibazo. Nyamara si uko kizaba kidahari, kuko n'umutimanama wawe ushobora kuzakwereka ko nyamara ukwiye kwitonda, ariko ntuzigere uwumvira. Mu gitondo nabyutse muhamagara, tuvugana aho twari guhurira kugira ngo tujyane kwa muganga. Isaha twari twavuganye igeze, ntega moto nerekezayo. Twarahahuriye, dukomeza tugana kwa muganga. Tugeze kwa muganga, twasanze umuganga ubishinzwe ataraza, batwereka aho tuba twicaye kugira ngo tumutegereze. Twabaye tuganira, yarambajije ati, ese nk'ubu dusanze umwe muri twe afite ubwandu cyagenda biti? hari icyo wikeka se? Ntacyo nikeka, ariko nanone ni ibintu bibaho. Yewe, ndumva ntazi icyo nakora, kuko ndagukunda ku buryo kukureka bitanyorohera. Ariko se wenda dusanze ari njye wabigenza ute? Oya, we ntawe yaguhera. Abasore nitwe dukunda gukubagana cyane. Ariko umuntu yanayivukana. Nibyo, ariko wenda wizuri muzima. Gusa nsanze warananduye, ntibyatuma ntakomeza kugukunda, kuko nicyo kimenyetso cyakwereka ko ngukunda by'ukuri. Uwo muganga yaje kugera haraza, adupimye asanga twese turi bazima. Byaradushimishije cyane. Tuvuye aho, njye nahise njya ku isoko gushaka utuntu tw'ingenzi nakwitwaza nk'umugeni. Ngura ibitenge, kuko ntari kwirirwamo urushya ngo abingurire, kandi nzi ko amaze iminsi arwaye adakora. Ku mugoroba nafashe imyenda yanjye n'utwo dukoresho nari naguze, ubundi ndanyonyomba asanga uwo nakunze. Nasanze rwose yagerageje kunyitegura, kuko yari yanateguye amafunguro, nubwo byari byamugoye. Ibyo byatumye ndushaho kubona ko ashobora kuba ari umugabo mwiza. Tumaze kugera mu cyumba cyacu, aho twagombaga kubera umwe koko, yarambwiye ati, tugiye kubana kuko twembi tubona ko aribyo bikwiye. Dushobora kuzagira amahirwe tukabona urubyaro. Dushobora no kuzashyira hamwe tukagira ubushobozi. Ariko kandi dushobora no kutazahirwa tukabura urubyaro, wenda tukaba n'abakene. Nubwo bizaba bigoye kubyihanganira, uzankundire tuzabyihanganire, tubane nk'uko uyu munsi tubyiyemeje. Nibyo rwose, kuko nubwo ubu dukundana, dushobora kuzahura n'ibibazo bikaba byahungabanya urukundo rwacu. Nibinagenda bityo, tuzagerageze tugumane. Uzankundire ntituzabone ko gutandukana ari wo muti wo gukemura ibibazo tuzaba dufitanye. Kandi nidukundana, tukanatahiriza umugozi umwe, nta kabuza Imana izatujya imbere. Uwo munsi wanarangiye, twembi tubaye umugabo n'umugore. Nk'umuntu wari warongowe, sinari kubyuka njya mu kazi. Namaze iminsi mike mu rugo, tukajya twirirwa tuganira, kandi tunitanaho. Nkabona nta byiza biruta ibyo. Ni ukuri buriya, urugo ruraryoha. Nuko wenda ibyishimo byarwo, rimwe na rimwe bitamara kabiri. Nyuma y'amezi nk'abiri tubana, nagiye kwa muganga, nsanga narasamye. N'undi mugisha urugo rwacu rwari rugize. Icyo gihe kandi yari yarorohewe, asigaye agendagenda. Nanone iyo minsi twari tumaranye, nubwo wenda hari ibyo nagendaga mumenyaho nkumva birasa n'ibintunguye, ariko ku bwanjye nabonaga rwose ntacyo atwaye. Rimwe ariko umugoroba mvuye ku kazi, kuko njye nakoraga, yambwiye ko arambiwe kwirirwa mu rugo, ko rero hari icyo ashaka gukora. Nuko arambwira ati, kugira ngo urugo rutere imbere, bisaba ko abashakanye bashyira hamwe, kandi bombi bagakora uko bashoboye, bakagira icyo bakora cyunganira urugo mu mibereho yarwo, nubwo cyaba gito. Kandi nanone kugira ngo uzi ko ari ngombwa kuba mwenda wa moto y'abandi wishyurwa byanze bikunze. Nyirayo kare yampamagaye, ambaza aho ngeze nshaka ubwishyu bwa moto ye, mubwira ko ntaho, ambwira ko ubwo ari uko bimeze, agiye kwiyambaza inkiko zikaba arizo zizadukiza. None rero mugore mwiza, ndifuza kuba mvuye ino nkajya kureba ko nabona icyo nkora, tukareba ko twakwigobotora uwo mwenda, ejo batazamfunga nkaborera muri gereza. none se urashaka kujya he? Ntabwo ndahamenya neza, ariko ndumva najya i Kigali nkajya kuba ariho mpigira, kuko ubwo mfite perime ntabwo nabura n'uwajya ndobesha nijoro. Hanyuma se ukabaho ute? Njye ndumva bigoye. Ntabwo nifuza ko unsiga. Nubwo nta kazi uratangira gukora, biranshimisha iyo ntashye nkagusanga hano.
nanjye rwose si uko ntifuza kugumana nawe Sora, ariko nanone dukeneye gutera imbere. None se nzaguma aha hanyuma bizagende bite? Buriya nubwo abakobwa dukunda gukora utuzi duciriritse, ariko nanone Imana yaduhaye ubushobozi bwo kubungabunga utwo dufaranga duke twinjiza. Mu minsi itari myinshi nari maze mu budozi, nari naragiye ngura amatungo aciriritse, amaze kuba menshi ndayagabanya ngura inka. Ibyo ntabyo yari azi. Rero kuko nari maze kumwizera, numvise nkwiye kumufasha nk'umufasha wenyine. Naramubwiye nti, Gaston, nasanze kugira ngo urugo rukomere hari ibyo abarushinze baba bagomba kwirinda, kandi kimwe muri ibyo ni ukuba ukubiri. None rero sinifuza icyatuma urugo rwacu rusenyuka, kandi nanone ndifuza ko nawe wagira icyo ukora, kuko nk'umugabo ushobora kuba ubangamirwa no kwirirwa mu rugo. Birambangamira rwose, ariko uzi kugaburirwa n'umugore ukwezi kugashira. Uzi ko ushobora no kugeraho ukibagirwa ko ari wowe mugabo mu rugo. Gusa nubwo wenda biba byabateye ipfunwe, twe rwose nta kibazo tuba tubibonamo. None se ko twe mushobora kudutunga imyaka na nyakaka kandi ntimwinube? Nuko nyine twe ziba ari inshingano zacu. Natwe ariko zaba izacu. Gusa nanone ndakumva rwose. Rero Gaston, hari itungo nasize mu rugo, ntekereza ko rishobora kudufasha kubona icyo twakora. Reka, burya si uri umworozi? Najyaga mbigerageza. Mfite inyana, ndumva umuntu yayigurisha, amafaranga avuyemo tukayifashisha dushaka icyo ukora. Ariko Sora, uzi ko ntari nzi ko uri umugore w'umutima bigeze aha ngaha? Burya bwose wakoraga wizigamira? Narageragezaga. None se mukunzi, urumva wazayashora mu bijyanye n'iki? None se Sora, iyo nyana ubona yavamo nkangahe? Sinzi uko ubu inka ziri kugura, ariko bigeze kuma 500. Ndayanga, kuko nta gahunda yo kuyigurisha nari mfite. Ndumva ari na menshi. None se nshuti yanjye, ko gutangira ikintu gishya buriya bitameze nko gukora ikintu wari usanzwe ukora, washakisha uko nabona moto, wenda nkaba ariyo nakomeza gukoresha. Ubwo se ayo mafaranga yavamo moto? Naba mbahaye ayo, noneho ko mbonye amafaranga nkajya ngenda nishyura gake gake. Nta kibazo niba byakunda, kuko icy'ingenzi ni uko twabona ikitwunganira mu rugo. Humura bizakunda mugore mwiza, kandi rwose Sora, wumve ko ukoze pe. Unyeretse ko nkunda by'ukuri. Ubwo nashatse akanyange iwacu kugira ngo mbabwire ko nshaka ko iyo nka yanjye nyigurisha. Ntabwo ibyo nari kubibwira mama gusa, ahubwo nagombaga no kubanza kubibwira data, kuko nubwo yari iyanjye ariko nibo bari bayiragiye. Byari ngombwa ko nabo babanza bakamenya impamvu ngiye kubikora. Narayibabwiye, babwira ko ushaka kuyigurisha kugira ngo njye n'umugabo wanjye turebe icyo twakora. Byarabababaje cyane, kuko ngo ndi umupfapfa. Data yarambajije ati, ariko abakobwa mwumva mwuzuye, ubu mu minsi mike mumaranye uramwizeye ku buryo ugera naho ugurisha akanyana kare kuzakurengera ejo yagutaye? ariko se azantajya he ko ari umugabo wanjye? None se twabanye atankunda? None se uwo mugabo utarigeze unagira agatima ko kuza aha ngo natwe tumubone, uheraho uvuga ko agukunda? Ariko ikintu cyose kigira igihe, nabyo turi kubitegura, tuzaza mwitangira kurambirwa. None ngo aragukunda? Aragukunda koko? Ba witonze uzabona ko agukunda koko. Mama nawe yari yicaye aho, nahise mubazana. Ariko mama, kuki mba mbona mutishimiye ko nashatse? Mwifuzaga ko ngumaha? Twaba turi babyeyi iki tutanejejwe no kubona umwana wacu ateze urugori? Ahubwo dufite impungenge ko uwo mugabo ashobora kukubeshya akagukunda, ukamuha utwo wari ufite twose, ejo bigahinduka akakwangaza. Ngira ngo uzi ko ibyo bibaho. None se mama, abantu bose ni bamwe? Si bamwe rwose, ariko nanone wibuke ko nabo bahinduka, baba barabanje kwitwara nk'intama. Ntibyagutangaza ejo
ahindutse undi. Mama, mbubaha nk'ababyeyi banjye, ariko nanone mujye mwibuka ko ndi mukuru. Ejo nanjye nzitwa umubyeyi, ntangire kugira abo ndeberera. Nanone ubu mfite urugo ngomba kubaka ntitaye ku icyo ari cyo cyose. None rero ndabinginze mutangire mwitoze kubaha imyanzuro yanjye. Ejo tutazashwana tubipfa. Inka ni iyanjye, nayiguze mu mafaranga yanjye naruhiye. Ubwo rero mwihangane rwose muzamfashe kuyishakira umuguzi, naho ibindi byo rwose mubyihorere. Nubwo bitabashimishije ariko bumvise icyifuzo cyanjye, bashyira iyo nka ku isoko. Amafaranga abonetsemo barayampaye, nanjye nyamushyira nta n'igihumbi nkuyemo ngo mpa abo babyeyi bayahiriraga. Bayigurishije 650. Bayampaye yose yuzuye, bayampa rwose yuzuye, nanjye nta n'icumi nakuyemo, nanjye nyamuha nta n'icumi nkuyemo. Nyuma y'iminsi rero nyamuhaye yatangiye kunyereka mu by'ukuri uwo ari we. Aho kugura moto nk'uko twari twabivuganye, yaboneje iy'akabari. Atangira kujya abyuka agenda, akagaruka nijoro adandabirana, nanjye nagira ngo ndamubaza aho yiriwe akankubita. Burya koko ngo umugabo ni umwana wundi. Uzi ko yahindutse undi muntu, nkajya ngira ngo ahari ntakiri Gaston nari nsanzwe nzi. Niba urukundo yankundaga rwarajyanywe n'ayo mafaranga namuhaye, niba barahise bamuroga sinakubeshya. Gusa uwo mugabo yarahindutse abo w'akabari. Geraho menyera kujya nkubitwa buri joro uko aje. Natangiye kubona ko nihuse ubwo nafataga umwanzuro wo kubana nawe. Gaston yambereye gito, yanka arayirya arayimara, yadukira n'utundi tuntu nari mfite mu nzu. Najya mu kazi ngasanga kamwe ntagahari, ejo nabwo bikaba uko. Agera n'igihe agurisha imashini yamfashaga kubona icyo kurya no kwishyura inzu, kuko n'ingi ibyo byose byarebaga. Icyakora ubwo yari amaze guhungurishiriza imashini, nahise mbona ko nta rukundo na ruke nkunda, mpitamo kumusiga, njya gutangira ubuzima bushya. Maze kugenda nabaye nk'umuha rugari, ahita ashaka undi mugore. Ubu numva ngo barabana, nanjye nsigaye ndi nyakamwe, kuko ababyeyi banjye bambujije kuzabagarukira mu rugo. Bakobwa bagenzi banjye, ndabinginze umuntu najya ababwira ko abakunda, mujye mubitekerezaho inshuro zirenze imwe. Naje gusanga abagabo ari abandi bantu. Ikibazo ni uko ubwenge buza nyuma y'ubujiji, naho ubundi siwe nakagombye kuba narahisemo, kuko nta mugabo umurimo rwose. Ariko nyine byari ngombwa ko anyereka ko yihuse yabyaye ibihumye. Mbona urukundo namukunze yararuguranye kumbabaza. Icyakora nzamurerera nubwo yampemukiye.